uyu mugabo yaravuze ngo imyitwarire yo kurenga ibihe bibi ugakomeza urugendo ndetse no kwemera impinduka ni ikimenyetso cy'ubwenge no gukura. Aranavuga ngo ikintu gishekeje muri ubu buzima nuko abafite byinshi aribo banyurwa batinze. Uko utunga byinshi niko kunyurwa bigabanuka. Twize ko gukena biva ku nshinga gukenera. Uko utunga byinshi niko urushaho gukenera byinshi kurushaho. Uko utunga byinshi niko urushaho gukena kurushaho. Kubera ko umukire n'ukeneye bike. Unyuzwe rero niwo mukire. Yaranavuze ngo nta nzira ya bugufi ihari muri ubu buzima bwo gukabya inzozi, ariko gukora utuntu duto neza mu buryo buhoraho bizadufasha kugera ku byo twabonaga nk'ibihambaye. Yaranavuze ngo ni ngombwa gutunganya isi y'imbere muri twe kugira ngo igire umumaro mu isi y'inyuma. Yabishimangiye neza ngo iyo uguye mu nyanja y'ibibazo, inyanja y'ingorane, inyanja y'imibabaro, ibyo wibwira imbere muri wowe, imyanzuro ufata imbere muri wowe niyo igena niba urabasha koga muri iyo nyanja cyangwa urarohamamo. Dazi yaravuze ngo gutanga impano no kuzakira, guhanahana ibitekerezo no kubisangira, gutanga ibyo kurya no kubyakira ni ibikorwa byiza byubaka urukundo rukomeye mu mibanire y'ibinyabuzima. Yaranavuze ngo ikibazo si ibyo uri kubona, ahubwo ikibazo ni uburyo ubirebamo. Ikibazo si ibyo ubona, ahubwo ikibazo ni uko ubireba. Uhinduye uko ubireba n'ibyo ubona byahinduka. Ikibazo rero ntabwo ari ibyo ubona, ahubwo ni uburyo ubirebamo. Ikintu rero ukwiye kwitaho ni wowe, ntabwo ari ibyo ureba. Iyo uhinduye wowe n'ibyo ureba birahinduka. Biterwa n'uruhande rero ubireberamo. Ntabwo ikibazo ari byo, ikibazo ni wowe. Dazi yaravuze ngo urashaka kubaho neza ubuzima bwawe bwose, ibanga ni rimwe: buri kanya kose ubonye kabeho neza, ubundi buzima bwose busigaye buziyitaho. Kora ibyo utekereza ko ari ibyanyabyo muri buri kanya kose ubonye, ibindi ubiharire igihe kizabisobanura. Yaravuze ngo buri gihe ujye wibuka guhagarara kugira ngo ubone akanya ko kwisuzuma no kwitekerezaho. Buri gihe kandi ujye wibuka gukanda buto yo kuruhuka kugira ngo wishimire ibyiza uri kugenda ugeraho mu buzima. Uyu mugabo yaravuze ngo ni umuhanga uriya ubasha kuvuga bike agakora byinshi. Aranavuga ngo ibyishimo ni urugendo, ntabwo ari igeno. Dazi yaravuze ngo isi tuyinyuraho ntabwo tuyibaho. Tubaho by'igihe gito, ariko aho tubaho hahoraho. Niyo mpamvu dukwiye gusiga isi ari nziza kurusha uko twayisanze kugira ngo bizorohere imibereho y'abadukomoka. Yaravuze ngo ujye uhora witeguye kurekura ikintu cyose kitakibasha kuzuza intumbero yawe. Aranavuga ngo yegereze abantu bazamura agaciro kawe, uhunge abantu bamanura agaciro kawe. Ntukiyegereze abantu baguhatira gufata ibyemezo utashakaga mu buzima bwawe. Uyu mugabo yaravuze ngo ikoranabuhanga riba ribi iyo ryatangiye kugukoresha kurusha uko wowe urikoresha. Ikoranabuhanga riba ribi cyane iyo ryatangiye kukugenzura kurusha uko wowe urigenzura. Aranavuga ngo ntuzigere uha umuntu uwo ari we wese cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose ubugenzuzi ku munezero wawe. Dazi yavuze ijambo rikomeye nifuza ko twasigarana uyu munsi. Yaravuze ngo niba uhabwa agaciro ukwiriye nuko uri mu mwanya wa nyawo. Niba nta gaciro kagukwiriye uhabwa, uri mu mwanya utagakwiriye kuba urimo. Yaranavuze ngo buri gitondo ni umukoro, mu gihe buri mugoroba ari ubunararibonye. Buri gitondo ni umukoro kuri twe, buri mugoroba ni ubunararibonye kuri twe. Yaranavuze ngo kwita ku tuntu duto ni ingenzi cyane mu buzima. Niba utabasha gukora utuntu duto mu buryo bwiza, ntuzanabasha gukora ibintu binini mu buryo bwiza. Aranavuga ngo hangara ubwoba bwawe, urwanye ubwoba bwawe kugeza ku rwego uba munini kuburuta.
yavuze irindi jambo nifuza ko twasigarana. Yaravuze ngo ntukibaze ikibazo kigira kiti kuki. Ijambo why ntukaryibaze kubera iki byambayeho, ahubwo ibaza ikibazo kigira kiti how, gute, nabyitwaramo nte. Dazi yaravuze ngo bishobora kukugora kugira ubuzima bwuzuyemo ibyo wifuza byose, ariko biroroshye kurema ubuzima bushimishije uhereye ku byo ufite. Niba utabasha gutunga ibyo ushaka, basi iga kwishimira ibyo utunze. Muri iki gice cya nyuma, mu magambo yose yavuzwe na Gaur Gopal Das, munyemerere nyasoreze kuri iri ngiri. Yaravuze ngo guhora uri maso ni inshingano zo kwikiza ibyago ndetse no kubikiza abandi. Guhora uri maso ni inshingano zo kwikiza ibyago ndetse no kubikiza abandi. Rero n'amagambo meza cyane yavuzwe na Gaur Gopal Das.